Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, turabakunda cyane. Isenyuka ry'ingo riragenda rivugwaho byinshi, ari ikemangwa ry'Imirambagirizi ya none ati ni ipfundo ryo gusenyuka akwingo. Hano tugarutse turi ni muri Peace Joy TV, nge ndi Clement Bagemahe. Ikemangwa ry'Imirambagirizi ya none, ipfundo ry'isenyuka ry'ingo. Bamwe bakagira bati kera byari byiza, abandi bati ubu ngubu nibyo byiza, kuko umuntu yihitiramo. Bajya guhuza nuko kera abantu batihitiragamo, wari kubahitiramo. Imirambagirizi rero ijyanye no kuba ari ryo pfundo ry'isenyuka ry'ingo. Tugiye kubihuza n'imirongo ya Bibiliya, twatumiye umupasitoro, tugiye kubireba kuko akenshi usanga n'abasenga bayoboka amadini n'amatorero atandukanye nibo ba mbere batangirira basenyuka, ugasanga ingo zabo zasenyutse, kandi urugo rusenyutse tayari ni isenyuka burya n'abana basenyutse, n'igisekuru kiba kigiyemo ibintu bimeze ukuntu. Agato rero tugiye kubigarukaho kuko abantu basenga, ariko urabihuza Bibiliya bivuga iki, Yesu abivuga wiki, cyane cyane muri uwo murongo. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Uraho? Nge ndi Clement Bagemahe. Nanjye nitwa Pastor Musafiri. Yego. Pastor Musafiri, gusa Musafiri ntari? Nitwa Pastor Musafiri, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu. Turahora turamahoro, turashima Imana. Ngabanyoboye ministry yitwa UK na abbreviation ivuga ukuri kweruye cyangwa ukuri kw'Imana. Hanyuma tukorera, dufite itorero Nyagatare, hanyuma tukagera n'indi turimo gutangira gushaka uburyo twafroma i Kigali, ariko tukaba akenshi dukunda gukorera ku murongo uri online. Dukorera kuri platform yitwa Google Meet cyangwa se Zoom Meet. Twahuje abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, kandi tubonye Imana, tubonye icyubahiro cy'Imana, tubonye Imana ikora, tubonye imirimo y'Imana. Urakoze cyane. Aho hose na urusengero, itorero ryitwa gute? UK Ministry. Ukuri Ministry. Ukaba umushumba waryo? Ni wowe mushumba mukuru? Mukaba musengera ubu kuri Google Meet. Google Meet ni yakure rero? Ni kuri murandasi, kuri smartphone? Musengera muri benshi? Tuba turi benshi, turabihuza, ufite machine, ufite telefone, turahura twese aba ari abantu bari mu bihugu bitandukanye. Ziritu cyane nk'abantu bari mu bihugu by'i Burayi, baraterana cyane. Agera abo muri Swede bo bari ibindi, mu Faransa, muri Autriche, muri Amerika nabo baraterana. Ngo muri Arizona baba barimo, Texas nabo baba barimo, no muri Ohio bakunda kuza tugaterana. Haba ari ibihe byiza, hari imbaraga zisanzwe. Muri Afrika barabona benshi cyane, hariho Cameroon, harimo Afrique du Sud, harimo hano hirya muri Kenya, mu Burundi, Uganda, hano mu Rwanda ntabwo ari benshi. Mu Rwanda ntabwo ari benshi, Kongo nta munyakongo ndabona. Imiyonga yaba internet ishobora kubibagora. Urakoze cyane. Nshuti, turamwakiriye ni Pastor Musafiri uko babwiye, yagomba kubibwira mukamumenya. Ni umubyeyi, yarubatse nk'uko yabivuze, ni umushumba wa UK Ministry. Urumva ko bakora, turamwakiriye kugira ngo akaba umuvuga butumwa nkunda. Ndagukunda ndanakwemera. Nanjye nuko Clement, rumwe mu banyamakuru beza cyane bafite ibintu by'Imana bikomeye, bahawe ubwenge. Buriya hari ubwenge hakaba n'ubumenyi. Buriya ubumenyi turaburahura, kuba wagenda ugatoragura Icyongereza, ugenda ugatoragura Igifaransa, ibyo ni ibintu uwo ari we wese yakwiga, ariko ikintu bita ubwenge butangwa n'Imana yonyine. Rero nkunda ubwenge bw'Imana bukurimo. Ari abantu bagira certificate z'ibintu by'ubunyamakuru, ariko nyamara mwaganira ukumva ntabwo abimerita. Kandi rega n'abafite diplome bose, hari igihe cy'umuganiro ugasanga diplome asa n'uwayibye, kandi n'ubwo ayifite, ariko sinekereza ko ubifite kuko wabyize. Nkurikije uburyo kitwaye na nkuzi kuva kera kose, ufite ibintu by'umwimerere biri naturel. Rero
ntekereza ko iki kinyamakuru nacyo kiba gifite n'amahirwe akomeye kuba kiba gifite umwe mu banyamakuru badasanzwe muri iki gihugu. Ntabwo ari ukutaka cyane rero, mvugisha ukuri, buriya umweru mwita umweru, ubururu mwita ubururu, umukara mwita umukara. Uzi kuva kera, none se ndakuyobewe, nuyobe ndakuzi kuva kera kose iburengerazuba turaziranye rero, ndakuzi cyane. Shuti bakunzi, twamwakiriye ariya hano yarakoze, ntabwo rya nanjye umvuze neza, urakoze umvuze neza, nanjye numvagiye mu mavuta bana batuvuga nabi ariko ni byiza ko bose babaho. Kuri wowe imirambagirize ya none ati ni ipfundo ry'isenyuka ry'ingo, ubivuga ko ibi bintu nibyo kurambagiza imirambagirize ya none? Inenda ushobora kuba utari uwa kera cyane, nenda nubwo utari muto, ariko imirambagirize ya none kuko ryaba ari ipfundo ry'isenyuka ry'ingo. Oya, ntabwo ari ipfundo ry'isenyuka ry'ingo, kubera ko urugo rwose rwubakwa n'Uwiteka. Ushobora kurambagiza wenda ibyo wita neza, habayeho n'abaranga, habayeho n'ibiki, ndetse nawe ukabyigenzurira, ariko ukabigenzuza umubiri. So rero urugo nyarwo rwubakwa n'Uwiteka, ntabwo ruturuka mu buryo bw'imirambagirize. Hari abantu bahurira n'abandi bantu ku social media, ugasanga urugo rwabo rurakomeye. Hari n'abandi bahura ntibimare na kabiri. Rero iyo ibintu bikomeye cyangwa se nibikomere, ubwo byose ahantu tugomba kubishakira ni hamwe. Ese ni Imana yabyubatse cyangwa nibo ubwabo babyubatse? Ahubwo aho ushobora guhita ko wibaza abantu bashaka kubera iyihe mpamvu. Icyo nicyo pfundo cyo gusenyuka kw'ingo, ari naho hantu haturutse ibintu by'amadivorce. Hari abantu bashaka bitewe n'uko arambiwe ubuzima bw'iwabo abayemo, avuga ati ariko uwashaka iwacu barantoteza, reka nze nishakire. Yahura n'umuntu akumva agiye kumukiza imibabaro y'iwabo, cyangwa se wenda yarezwe nabi. Urabona ibihe igihugu cyanciyemo, ugasanga ni umwana yarerewe no mu wundi muryango, uramutoteza ugira gutya na gutya na gutya, yaragize nawe akavuga ati okay, reka nze. Yahura n'umuntu umubeshya, yaba amubwiza ukuri yaba amubeshya, yahura n'umuntu umubeshya akavuga ati ninjye ugiye kurota mva aha hantu. Yahagera rero ugasanga hari ibyo yifuzaga atabonye, cyangwa se wa mubabaro yarazaza kura atazajyana naho hahandi arawuhasanze. Ibyo rero bigatuma ahura no kwiheba, akaba yasenya urugo. Icya kabiri, harimo ikintu bita irungu. Umuntu ashobora kuba abayeho mu buzima bw'irungu, akavuga ati ariko wagenda akabana n'umuntu umuganiriza. Rakubitana n'umuntu ufite ibigambo byinshi. Rero hanze hari abana bafite ibigambo bazi gutereta, yamukubita ibigambo akavuga ati kabisa amatwi agahita. Urupfu rw'umugore bundi ruba mu matwi, akanwa k'umugabo burane nirwo rupfu rwe, ariko urupfu rw'umugore ni mu matwi. Buri umugore uwo ari we wese abashaka kumva utwo tuntu inkuru ibiki. Noneho the priest akomeza gutega amatwi, niko agenda apfa n'umutima. Niki kishe umugore bita Eva, nyirakuruza w'abamama bose bariho. Nta kindi Bibiliya avuga ngo yishwe no kumva kuko inzoka yaramubwiye, urabona none ngo uko akomeza yumva, ngo ni nako yakomeje yitegereza, ngo kuko abona ibyo inzoka iri kumubwira nibyo cya giti Imana yavujije ngo ni cyiza. Rero urumva urupfu rwe naho rupfira. Rero niba umuntu yarabaye mu buzima bw'irungu, agakubitana n'umwana w'umuhungu wanga ufite ibigambo, agahita aramutwaye, urumva iyo agezeyo ari igihe wa muhungu ibyo yaramukeneyeho nyine wenda birarangiye, bya bigambo nta kibimuhaye, kandi uko abimuhereza ni nako wenda ajya kubikubita n'abandi. Aho ngaho akaba ipfundo rya divorce. Ikindi gishobora gutera divorce ni impiya, amafaranga ateye abantu, gutuma abantu benshi bakora divorce. Ntabwo ukuntu rimwe na rimwe usanga umuntu w'umukobwa, reka nze duhere batari bashakana, ugasanga umwana w'umukobwa arihirinze ashatse amafaranga, undi nawe oriyo kugira ngo yirwaneho umuntu w'umusore ngo ajye gushaka amafaranga, akajya mu majimu, akajya kugwiza ibituza ariko mu mutwe ari vide. Akagwiza ibituza atagwiza mu bwonko. Ugasanga yabyimbije ibituza ariko ntabyimbye ubwonko. Noneho igihe cyose wa mwana w'umukobwa
aje nawe yakururwa n'ibituza adakuruwe n'ubwonko. Iyo ageze mu rugo abona atarakeneye ibituza gusa n'ubitekerezo yari abikeneye. None yasanze rero iyo arahuye n'umuntu wagwije ibituza utaragwije ubwonko, na ako kanya bitera ipfundo rya divorce, kubera ko hari igihe cyajyayo yagera akavuga ati kweri nubwo nari nkeneye undi muntu unshyigikira umfasha ugira gutya na gutya. Rimwe na rimwe nanone ugasanga n'abakobwa nabo nuko, ugasanga ntakora ntagira gute, abari kuri makeup areba ibintu byamuzanira ikibuno, areba ibintu byamuhindura indi sura, areba ibintu bishobora gukurura abagabo bimuha baby face, bimuhereza baby face. Ugasanga nibyo yirirwamo gutyo gusa. Undi mwana w'umuhungu arimo arihiringa kandi icyifuzo cye ndashaka umwana w'umusore. Wakoze we wakoze iki? We ntacyo wakoze. Ku basore nabo ukebuye abakobwa. Kuri wowe ntabwo isenyuka ry'ingo rirashingira ku mirambagirizi, rirashingira ku mpamvu yo gushakana, yo kubana. Kuko akenshi no kubaho, urabona ahantu isiri kera abantu barahingaga, bagiraga bateye n'ibiki, ariko uyu munsi urasanga umuntu ariho ariko akirwanaho mu buzima bumwe cyangwa ubundi. Noneho rero iyo bageze mu ngo usanga bakoresha umwanya wabo mu gushaka ubuzima, ntibakoresha umwanya wabo mu kubaka urugo. Icyo rero ni kimwe mu bintu bikomeye biri gutera divorce ku buzima bwa benshi. Bamwe se ko hanze bavuga ngo kera kurambagiza byari byiza, ngo ntabwo bari basenya ingingo, ngo bamwe bakavuga ngo ni byiza, bagapinga ibya kera, abakera bagapinga iby'ubu. Iryo hangana y'ibya kera n'iby'ubu mirambagiriza by'ibivuga wiki byose bigiye gusa naho ari bimwe, kubera ko ibya kera byo byari bishingiye ku muco. Iby'ubu niba navuga ngo umuco barawutaye, sinzi uburyo nabivugamo. Ibya kera byo byari bishingiye ku muco, kubera ko hari n'uburyo ki umugore cyangwa umukobwa bamuganirizaga mbere yuko agera mu rugo, ba nyirasenge bande n'abandi kamubwira turamenye mwana wacu nuzubaka urugo, yanagera bamudiha bamukubita akavuga ati nuko zubako, na mama yambwiye ko ari uko zubako, na data nuko. No akemera akizirika ku budahemuka, ariko wenda ari gupfa ari no gushira. Si uko urwo rugo rwabaga ruhari, ahubwo hari uburyo k'abagore b'icyo gihe bizirikaga ku budahemuka cyane pari raporo y'ibyubu. Nono ibyo bigatuma abagore ubwo n'abakobwa, abakobwa reka kuko burya abakobwa bose babaza abagore, ariko abagore rero ntabwo ari abakobwa. Abagore bashobora kongera kuba abakobwa. Ubwo tuvuga abagore. Nono umugore akagenda akizirika ku budahemuka. Umugore akagenda akizirika ku budahemuka, akavuga ati uko byagenda kose nzarubamo, na mama nuko yarwubatse, nzarugumamo, na nde niko byagenze, bizagenda gutya na gutya na gutya. Nono uko kwizirika ku budahemuka byatumaga ibintu bidasenyuka ngo bigaragarire isi cyangwa bigaragarire u Rwanda. Ariko mu gitandarike byabaga byarasenyutse, muri saro byarasenyutse, mu mutungo byarasenyutse, ariko mu mikorere n'imikoranire y'imirimo ibabeshaho bigasenyuka. Uvuga ngo aho hantu hose ugasanga byarasenyutse. Ukuvuga ngo mu buryo bw'ibigaragara ibintu birubatse, ariko mu buryo bw'ibitagaragara ibintu bikaba byarasenyutse. Nono iby'ubu byo rero abo uyu munsi bo basa n'abantu bibohoye. Nuvuga ngo yibi bintu bitarimo kugenda neza, aravuga ati umva ngubwire twahuye nkuze ca hano nanjye nce hano. Numva bimwe byasenyukaga mu buryo bw'ibitagaragara bw'ibanga, ariko wenda bigakomeza mu buryo buri fizike, bikabona ko bikomeje kubaho. Ariko iby'uyu munsi byo niba bisenyukiye mu ibanga, no muri fizikali nabyo bita bisenyuka, public naho bita bisenyuka. So rero n'ubundi byose bisa naho ari bimwe, ariko iby'uyu munsi byo wamenya ko wenda bisa naho bigiye kubamo byiza mo gake, kubera ko umuntu aribohora. Ari baravuga ati aho kugira ngo nzicwe n'imigeri ye, aho kugira ngo nzicwe n'agahinda, afazari reka bazanige nk'abadamu ariko n'abagabo aricwa. Nono urumva hari n'ikindi kintu kitabaga ku bagore cyo kuba umugore avuga ngo reka nze mve ku mugabo hanyuma njye guforoma ubuzima nzabaho. Ibyo ntabwo byabagaho, kubera ko umugore wese muri icyo gihe yabaga hadepanda ku mugabo. Yarazi ko umugabo ari we byose, niwe ugomba kumumenya, niwe ugomba. Ariko uyu munsi we arabizi neza ko yajya kwikorera agataro ibintu bigacamo. Arabizi neza ko nawe ashobora guforoma ubuzima agatunga abana be. Niyo mpamvu rero iyo abonye bimucanze
ahita yibohora yarangiza agatangira agafuruma ubuzima nawe akabaho ndetse akaba yabeshaho n'umuryango. Urakoze cyane Pastor Musafiri. Turi hano turacyari kumwe namwe ngende cyari Clever Bajemahe. Mu by'ukuri uri kubimanuka ukamva ari sawa. Amen. Badukurikiye nabo bari kwishima cyane. Haleluya. Uvuga ngo rero uko imigenzereze y'ingo imirambagirize wayikwepye uri tujya mu mishakire n'ibishakanire. Ariko imirambagiriza rero irakemangwa kubera ko gushakana n'umuntu kuri Facebook na Instagram mudahuje n'imico mudahuje na iki mudaturanye bari yakure bakavuga ko bizamo iyo babanye hazamo kutandukana. None se ubu nta bantu bari gutandukana kandi basengana barasenganye barabanye muri korali. Turabigarukaho ko na muri introduction turabigarukaho kugira ngo tubihuze none ko bibera mu bantu basenga mu nsengero madini n'amatorero atandukanye birahuzwa kuko mu kandi bihuza na Bibiliya. Yego nta kibazo bihuza na Bibiliya unatubwira niba n'abantu bashenye muri Bibiliya. Yego aha yakure rero yo nta kibazo bibamo ashobora gukurikira bakimva babibaza kuko abantu baramagizanya kuri WhatsApp bamuhaye kanimero passe Facebook Instagram byari byose bakoresha ibintu nk'ibi bitandukanye. Ibyo ntabwo ari ibintu nashyigikira ariko si ibintu narwanya. Uzi impamvu nuko hari abantu babikoze birabahira agahura n'umuntu juste wa kure cyangwa se wa hafi hanyuma bagahuzwa no muri ubwo buryo kuko ikoranabuhanga ricyo ribereyeho kugira ngo ridufashe kwigerera kugera aho tutabasha kugera. Uyu munsi ugasanga umuntu ashakanye n'umuzungu kandi umuzungu ahavuka nta bazungu bariyo nta na mwene wabo uri ushobora kumworiyantayo ariko bagahurira kuri aya social media hanyuma bigakunda kandi bagera bakubaka umuryango mwiza. Ibyo urumva ni ikintu ntarwanya ariko ku ruhande rw'umuco siritu umuco w'u Rwanda ni ibintu ubundi bitagakwiriye kubera ko byakabaye kuba ushatse umuntu uzi neza ukamenya imico n'imyifatire. Ariko nanone ku rundi ruhande buriya imico imenywa na Yesu. Umuntu ashobora kuguhisha umuco A Z kubera iki? Umuntu buriya ni mugari kurusha isi, ni mugari cyane, ni munini cyane. Ari umuntu w'umusaza umwe yarapfuye nawe wambatije ariko umugore we niwe wapfuye mbere bari babanye imyaka igera kuri 50. Hanyuma mu gihugu ni hano mu Rwanda. Hanyuma umugore we arapfa apfuye umusaza arambwira ngo mva mwana wanjye ati umuntu ni igihugu kigari ati umukecuru wanjye tubanye imyaka 50 narinze mfa ntaramumenya yarinze apfa kuko umusaza arakiriho. Umusaza we yarakiriho yavuze ko umukecuru yarinze apfa ataramumenya. Uriya musaza atari yamenye umukecuru aravuga ati umukecuru wanjye yarinze apfa bura ntamuzi. Ati uko bwije nuko bukeye arige yamberaga mushya ngabona natari uko ari mubi kuko ni n'umukirisitu rwose ariko ukabona hari ngutuntu nyine wenda amweretse akajinya kandi atarakamuzeho ukabona amweretse utundi tuntu atatekereza ukabona amweretse cyangwa se akamwereka n'umutima mwiza atara uvuga ngo uko bwije nuko bukeye umuntu yamubereye ikibuga kinini. Rero umuntu ni munini cyane buri ushobora gutembagira iyi quartier y'u Rwanda Kigali urabona hari abantu bakora turu di Rwanda u Rwanda bakaruzenguruka mu minsi ngahe. U Rwanda kuruzenguruka ni ibintu byoroshye ariko kuzenguruka umuntu wari duzenguruka cyane rwose mu kirere cyane. Ubu warinda uzenguruka umuntu ukamuzenguruka imyaka 10 utari wamenya na kimwe cya gatanu. Hari ikintu aguhisha. Ubu nanjye igihe tumaranye tuziranye ntabwo nzi habe na gato habe nta nagace nkongi nkuzi ko mvuga ubutumwa mwiza nyine ibyo nibyuzi ibiri inyuma y'ibindi byo nabyuzi. Urakoze cyane. Hanyuma rero bikaza ari ibibazo ibi bigendekira imirambagirize wayikomojeho tujye mishakanire ariko no tubihuze ku ngo zimwe na zimwe mu basi zose hari izindi zibanye neza. Abagore si bose n'abandi babanye n'abagabo babo neza n'abagabo si bose abagabo babanye n'abagore babo neza. Hanyuma iki kijyanye n'iki kintu twavugagaho urabihuza gute? Bibiri bivuga iki iyo hajemo ku muryango bajya kwitana ba mwana ugasanga yenda bizampinduka waruvuze Bibiliya ni bandi basenye muri Bibiliya tubwire bihuza na Bibiliya tubyumve. Umva rero Bibiliya ntabwo yita umugore umuntu
imwita ikintu. Bibiri ikavuga iki? Iravuga ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza gifite agaciro. Rero ikintu nakubwira ni iki? Ni ukubera iki babyise gutyo? Ni ikintu cyiza. Erega umugore ni urubavu rw'umugabo. Ikintu usabwa gukora, ubwo turabijyana muri cadre ya Gikristo. Ibintu usabwa gukora kugira ngo ubone cya kintu cyiza, biragusaba kujya ku mavi ugasenga, ukabwira Imana, ukayibwira ngo Mana, nkeneye icya kintu, ya kado yawe nziza. Igihe cyose uzabona kado nziza ikubereye, ariko kuko ari n'ukuntu umuntu apfukama agasaba ikintu cyiza kandi wari mubi, ugasanga ni mubi ariko arimo arasaba ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo upfukama usaba ikintu cyiza ariko kigukwiriye. Niba uri umuntu ukarishye, uzana umuntu uzamenya gucubya amakare yawe. Niba uri umuntu umeze gute, ufite udugeso tubi, umenya uvuye wa muntu ugukaruma. Niba uri wa muntu ufite akajagari, uzane wa muntu ushobora kugushyira ku murongo akakugorora. Rero ikintu cyonyine gishobora gutuma ugira urugo rwiza, ubwo niho hantu tugeze. Ubwo n'imirambagirizo urumva byose bishyizemo. Ikintu gishobora gutuma ugira urugo rwiza nta kindi, ni ukujya ku mavi. Uwo mugore ni ikintu cyiza, urumva ko ashimishije. Muri make ni nk'ikise bavuga ngo abereye umugabo. Umugabo we bamwita iki? Umugabo erega ni ikintu Imana yaremye, ni umuntu nyine. Ubundi umuntu ni umuntu, hanyuma umugore akaba ikintu cyiza. Imana iremye umuntu yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Mu yandi magambo, umugabo wundi abaho ari umugabo ari uko afite umugore, nibwo aba yuze kuko aba afite cya kintu cyiza. Ubundi igihe cyose, abasore mwihangane, uri umuntu w'umusore rwose uburi ikintu kibi. None se ubihanganishije kubera iki? Uko ubihanganishije umusore aba ari iki? Abasore nivugiraga mwihangane, ariko mwemukira abasore biragusaba ngo upfukame usabe ikintu cyiza. Nugira icyo kintu cyiza, nawe uzaba umuntu mwiza. Kubera ko buriya Bibiliya iravuga ngo umugabo utejejwe biboneka mu gitabo cy'Abakorindo, ntabwo ibice ndi kubyibuka, ariko aravuga ngo niba umugabo atejejwe yezwa kubw'umugore we. Umugore mwiza ashobora gutuma umugabo udakijijwe akizwa. Umugore mwiza ashobora gutuma umugabo udakijijwe akizwa. Buriya umugore we kugira ngo azakizwe, usibye Imana yonyine yamugendereye, hanyuma ikamuha agakiza. Kandi abagore baranaminika vuba, ntabwo ari kimwe nk'abagabo. Abagabo bakunda gufunga umutwe cyane, ariko abagabo barafunga umutwe. Ntabwo ari bose, ariko majorite buriya uzarebe no mu nsengero ni bande baba barimo. Haba harimo abamama, harimo abagore. Niba baze kwihana abagabo rero niba bahaguruka cyane no gutura n'amaturo. Aho kumereza abagabo 50 mu rusengero, bama abagore 20. Bagira umutima uca bugufi, wemera Imana, wumva nyine bakumva cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero nari mbivugiye ki abasore mukiri ku rugamba rwo gushaka, biragusaba kujya ku mavi. Nujya gushaka ureba za Instagram, za Facebook, za kiri ari ma platform, uzayoba. Urumva utagarutse kuri ya mirambagirize. Uzakurikira cya kibuno, uzakurikira bya bindi bibisha abantu benshi bakurikiranye, hanyuma ushiduke waguye mu mwobo. Ukurikira ubwiza ni byiza ko umuntu. Nanjye nazanye umugore mwiza, Clemanza mu bantu bafite abagore beza. Ndetse muri iki gihugu nza mu bantu bafite abagore beza. Ndavuga isura, ndavuga n'isura, iby'umutima tube tubiretse, ariko apparence yiwe, physical appearance yiwe ni mwiza, sibyo? Kandi yavuye ku mavi,
narasenze imana mu mugore mwiza ku isura, impa n'umugore mwiza ku mutima. Rero ntabwo ari ukuvuga ko imana itaguhereza isura nziza, ahubwo nunakurikirana ya sura uzamanza umenye ikintu kiyishi inyuma ya ya sura. Ukimenya gute? Ukimenya nyine kandi umuntu atamumenye. Umenya uko wagiye ku mavi, ninde se wundi waremye umuntu? Ubibaza nyiri kumurema. Bibiliya mbabarira ngubwire kuntu oya nawe Clement, urabizi ko umugore wawe bizi neza ko ari mwiza sura nge nawe uzamubana imana yahaye abagore beza. Icyo cyo rwose ndakize neza kandi murangikubwira buri munsi, ntabwo mbivuze kubera ko turi hano numva, ariko tugiye ushatse gushaka utamanje gukurikirana ikiri inyuma y'iyo sura wayoba. Urambajije ngo none se ngo umuntu utamumenya wamubwirwa niki? Twebwe twese turi ibibumbano, niki Imana yabwiye umugabo bitaga Ezekiel? Yaramubwiye ngo mbese umubumbyi ikibumbano cyabaza umubumbyi ngo mbese urambumbute? Twebwe Imana twese yaratubumbye. Izi aho yashyize ibumba ryinshi, izi naho yashyize ibumba rike, izi naho yashyize ibumba rigereranyije. Imana izi imigendere yacu, imikorere yacu, imivugire yacu, imyambare yacu, imyicarire yacu, buri kintu cyose Imana yashyize ku muntu. Agasima ko Imana niyo yaduteye irangi, niyo yaduteye ifa. Yashyize ku muntu ni ibumba gusa. Ni ibumba, twe turi ibumba. Hanyuma Imana rero izi uburyo yakubumbye, izi nawe yagukora ukameneka, izi foro zawe, izi ntege nke zawe, izi mbaraga zawe nyinshi, Imana irakuzi neza aze. Ibi nshatse kuvuga ikirere. Imana nizi umutima wa Clement n'uburyo yawubumbye, izi ko ari umuntu mwiza cyangwa ko ari mubi. Kabone nubwo Clement yahagarara imbere y'abantu akabereka ubugome, ariko izi kote y'imbaraga nyinshi ziba muri Clement. Ariko Imana ndemye neza, Imana yakuremye neza. Imana urakoze. Dushoje ikiganiro cyacu, ariko icyo navugaga wacyumvise cyangwa nabona akibwiraga babyumvise cyane. Imana rero niyo imenya umuntu wa nyawe kandi niyo ishobora kumenya ibigukwiye. Aba basenyi bose bitwaje ibyo byose ari abantu basenga Imana, baburi iki mu by'Imana? Ari abantu basenga Imana. Erega abavuga ngo mwami bose sibo bazabona Imana. Tuvuga ko ari abantu basenga Imana baba ari abapagani. Ikibazo ahubwo ni iyihe Mana basenga? Imana rurema. Iyihe rurema? Bajya mu churches. Kuba mu church ntabwo bisobanura ko umukozi. None basengera iki ngo kandi bakijijwe baragiye mu nsengero? Imana ni nyinshi. Imana ni nyinshi. Hari Imana nyinshi, hari dushaka kuvuga ko abasenyi ngo bafite izindi Mana basenga atari Imana rurema. Ntabwo mvuze ko basenya ngo umuntu ashobora gusenya urugo akarusenya bitewe nuko wenda yananiwe, ariko kunanirwa ubundi mu Kristo ntabwo byakabaye. Oya, ntabwo ukwiye kunanirwa. Kuko niba warashatse umuntu utabanje kubaza wamubumbye, umubaze niba utabiye umubumbye ukubera umuranga, akubera umuranga, none wowe ukizanira ikibumbano. Iki kibumbano nuko ufite imbaraga zo kugisiporuta ibyo kizakora byose. Ntabwo ukwiye kunanirwa, rero ukwiye kubumbana n'iki kibumbano kugeza ku iherezo. Ibibumbano bibiri bikabana, niba kimwe kinaniye ikindi, kimwe kimena ikindi, biramenana? Oya, ntakumenana. Kimwe kigomba kwihanganira ikindi mpaka, kandi reka dutegekwa kwihangana kugeza ku iherezo, ndetse ugakomeza ukavuga Mana narananiwe, rero wamubumbyiwe. Ongera iki kibumbano cyane basi kigenza uko ushaka. Muri make abantu imbere y'abagirize ishingire mu kubaza umubumbyi ari we Mana. Imana rurema. Imana no mubumbyi rero cyane. Imana irabumba cyane. Imana isi umubumbyi. Byanditse muri Bibiliya ko yabumbye. Imana no mubumbyi cyane. Shuti murakoze cyane, ntabwo turabishimiye cyane. Amen. Ibyo uvuga bihagaze cyane. Byanditse muri Bibiliya cyane rwose. Imana ko ari umubumbyi. Mu gitabo cya Yeremiya, Imana imutwara ku mbuga y'umubumbyi, imwereka umuntu ari kubumba, umubumbyi arimo kubumba. Biravuga ngo akibumba, ikibumbano cye kimuhombera mu ntoki. Hanyuma Imana yigereranya n'uwo mubumbyi, hanyuma ibibumbano ibigereranya n'abantu ndetse n'ubwoko hagati bwa Isiraheli. Aravuga ngo nyuma yacyo arongera arakibumba ngo kivamo
ikintu kimeze nk'uko umutima w'umubumbyi ashaka. Imana ivuga ko bazajyanwaho iminyago bakabanyuka bakabaponda, ariko nyuma yaho ko nibamara kunoga izabungira ikababumbika bakuramo ikibumbano cyayishaka. Rero Imana ni umubumbyi, niyo itubumba, niyo yaturemye. Bibiliya sivuga yatubumbye mu itaka, irangije duhumekeramo umwuka wayo. Kandi n'ababumbyi baza batabara. Nicyo kuko bazi Imana ari umubumbyi we. Imana yaratubumbye. Imana umubumbyi wa. Abantu babumba rero bumve ko ari bagenzi b'Imana, babyumve ko ari komeye. Bagenzi b'Imana basanga butaka. Murakoze cyane rero, n'ibyo twari turimo. Reka nukuri tubabwire tuti ni ikibazo gikomeye, ariko hagaragaye ko kugira ngo imirambagirizi itajya kuba urwitwazo, ahubwo abantu bashake mbere y'uko babijyamo babaze bagisha inama umubumbyi Imana rurema, kuko yaremye umuntu imubumbye. Ariko bakwiye no guforumata ibyo bibwira. Ntabwo umuntu akwiye kubaho yumva ko akwiye kuzagira ubuzima bwiza bukuye muri Clement. Oya, akwiye kubaho yumva ko akwiye kugira ubuzima bwiza we abyishatsemo muri. Ushatse kuvuga ko abashaka barebye inoti, barebye umutungo. Yes, umuntu abaho bakuye ibyinyo, ntabwo bemera wowe. Sinzi niba mu masengesho ujye uyabamo, natwe tubamo, nako akenshi ujya kumva umuntu arabama ati pastor nsengera ati ndifuza umukobwa, turabona dufite akazi, ufite igire gute, wese ukora iki ntacyo. Ariko nyine arashaka umukobwa ufite akazi ubwira ngo none ugasanga imibereho ye ntabwo abishaka kugira ngo bubake, ahubwo imibereho ye yarangije kuyidepanda mu mukobwa atazi, yuko ari uzahindura cyangwa mu muhungu atazi, yuko ari we muntu uzahindura destiny ye. Ari udafite akazi, udafite imibereho, ntacyo bavugana. None ugasanga aranicaye wategereje ibintu bizaturuka ku muntu urimo gukora, cyangwa se wakoze, cyangwa se warangije kugira ubuzima wo kugira ngo azatekereje ejo hazaza. Woya, ahubwo arashaka umuntu ufite akazi, umuntu wagize gute, umuntu ukomoka muri iyi miryango, umuntu ugira gute. No, ugomba kuba wowe, ntabwo ugomba kuba undi muntu wo mu wundi muntu. Kugira ngo uzagire ubuzima umanze utekereze ko Clement ari buzabuhindura. Ninjye ugomba guhindura ubuzima bwa isi yanjye, ngomba kuyigira nziza. Ntabwo ngomba gutekereza ko runaka ari buzahindura isi yanjye. No. Ku musozo watangiye inama ku bantu bafite ibibazo by'ingo kandi basenga, ndetse wavuze ko ibyabarambagiza, iby'abafite ibyabarambagiza bakagira ingo zango zikaragira zisenyutse kandi bagana iyobokamana. Urabagize inama. Icya mbere, ntajya nemera no gusenya. Niba utaricaye ngo ubaze umubumbyi neza, ukagenda ukuruwe n'ibindi bintu, n'ibintu byinshi bishobora bitera divorce, ukagenda ukuruwe n'ibindi bintu. Niba ugezeyo komeza usiporo ubuzima. Hari n'ukuntu umuntu agenda akuruwe n'amafaranga, ugasanga ni umuntu w'umusore, bitujya tubibona hanze, ugasanga ni umuntu w'umusore agiye gushaka umuntu w'umukecuru bitewe n'uko afite ubuzima, afite amasamba, afite ibiki n'ibindi. Hanyuma iyo agezeyo rero abakobwa batangira kubona b'abakobwa beza. Ubundi mbere yabonaga ubutunzi, nyuma rero nibwo atangira kubona ko yarakeneye ba bantu bafite apparence nziza, badafite akantu kuko yakavanye kuri wa mukecuru agahita amutera ishoti, agahita no gusanga yes, ahita abona wa mukecuru afite ibintu adakeneye. Kandi mbere yabonaga byose abifite bitewe n'uko afite amafaranga, afite ibiki, we ubuzima bwe yumvaga ko bufite ari amafaranga. Ariko ageze yasanga hari n'ibindi bintu akeneye birenze amafaranga. Nibwo utanga kubona ingo zirasenyutse. Rero icya mbere ngenda abwira urubyiruko inama rwo gushaka uburyo bibeshaho. Icya mbere, ntukajye ushaka umuntu bitewe n'uko hari ubushobozi runaka umukeneyemo. Urakwiye kubaho nkawe, apana kugira ngo ubeho kubera ko undi muntu yabigizemo uruhare. Icyo ni kimwe. Noneho tuwavuga mu ngo, ingo inyinshi ikintu kiri kuzisenya harimo kutaganira ku bibazo byugarije urugo. Umwe akigenga, undi akigenga, cyangwa se umwe agahera mu bintu byo gushaka imitungo, byo kugukira, kwaguka, kugira gute, ariko ugasanga guhana umwanya icyo cyarabuze. Noneho bitewe n'uko wanze guhereza mugenzi wawe umwanya, iyo akubitanye n'agasore cyangwa n'agakobwa ko gashobora kumwumva, mutega amatwi, jya gushiduka, ugashiduka wa mukobwa, wa mutima wa muntu yarangije kuwuhereza undi muntu wamuhaye igihe, wamuhaye ibitekerezo. So rero ubwo n'ibindi byinshi umuntu yavuga, ariko
izo ni zo nama natanga. Urakoze cyane pastor. Ku musozo ibi urumva ko harimo ibibazo, yego harimo ibibazo muri iki kiganiro twari harimo ibibazo cyane, kugira ngo babone ibisubizo birasaba wamubumbyi ni wamubumbyi yego wazamura isengesho rigufiya kugira ngo abantu nabo bumve bagiriwe neza cyangwa se basabiye nka pasiteri. Mana data wa twese wo mu ijuru, dusengeye buri muntu wese wari udukurikiranye hano, reka ukore igitangaza kuri we mu izina rya Yesu. Cyane cyane nsengeye abantu bari mu nzira yo kuba bashaka, bagirire neza, barwaneho, batabare, bambike, basige, bahereza abantu ukuri, bubakana nabo mu izina rya Yesu. Abakobwa ubahereza abasore ukuri bakwiranye, bubakana nabo, kuko twarangije kumenya ko twese ari wowe watubumbye, niwe uzi ibidukwiriye, niwe uzi ibyo dukwiriye. Niyo mpamvu ngwinginze Mana kugira ngo abo basore n'abakobwa ubahereza bubakana, bazasazana. Kandi Mana si ibyo gusa, n'ingo zari ziri kujegajega uzihereze izindi mbaraga zo kugira ngo zongere zubake, zongere zihagarare, zongere zibeho, wongere zubake bundi bushya, ibibazo byari biri mu ngo bikemurwe nawe. Urakoze Mana kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Wakubitsa abantu Google Meet kugira ngo mujye mubasha kubagira inama cyangwa se na contact murazitanga. Yego Imana ibaho umugisha. Hanyuma nitwa Pastor Musafiri, nari nabivuze, umugabo nubatse, ngaba mba kuri application bita Google Meet. Google Meet niyo duteraniraho urusengero rwanyu, niyo twahuje abantu akenshi, kuko n'abantu benshi babidusabye uburyo bwo guhuza izo mbaraga. Nyuma duhura kuri Google Meet cyangwa se zo mu Meet. Ubwo iyo ushaka rero kujyamo kuza guterana natwe, buri gihe duterana saa 2 zuzuye ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ubwo ahandi mu bindi bihugu nk'i Burayi urumva tuba tubari imbere isaha imwe, muri Amerika muri ayo masaha numva biba ari saa 7 niba ntibeshye. So rero iyo ushaka guterana natwe, urandikira iyi nimero ni 07, ubwo kuko kode ari Nyarwanda, aho muteranira ego naho duteranira, kugira ngo baguhereze ya linki winjiriraho mu materaniro. Kuko kode ari Nyarwanda birumvikana, uhera ku kimenyetso cyo guteranya 25 kongeraho rero ya nimero isanzwe ni 078 27 98 405. Hanyuma tukaba tuboneka no ku bindi biganiro byacu kuri channel ya YouTube bita UK Ministry TV. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane, turagushimiye, mwakoze kubana natwe. Ni byinshi agarutseho cyane, uracyabwiriza cyane mu ahantu hatandukanye. Courage no mu bindi biganiro tuzagirana, bazagenda bavuga ukuntu ubwiriza, kandi tuzi ko abantu bajya bahembuka cyane. Byiza kuri mwese, turabakunda, mukomeze mu buryoherwe na gahunda zo tuyara tubagira ibiganiro genda tubagezaho, kandi ikiganiro cye kiguhindura kugira ngo nawe uhindura abandi. Ni byiza, bye bye.